nta kintu na kimwe kinezeza Imana nko kuyikorera ukayikorera mu kuri no mu mwuka Imana ugira nezerwa korera Imana ugifite uburyo yikorera ugifite ubushobozi kuko dore bugiye kwira aho umuntu atazabasha gukora. Jado Office TV show. Reka rero mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane. Twagarutse rero tugarukana na ba bakobwa muzi bakora ibintu bikomeye muri gospel y'u Rwanda, nubwo bakira upcoming ariko hari ibintu bakora byiza cyane. So rero bagiye gutangira baturirimbira badukorera mu nganzo kugira ngo ubanze ubumve neza. Iby'Imana ikora biradutangaza uwavuga ibyayo ntago yabirangiza iby'Imana ikora biradutangaza uwavuga ibyayo ntago yabirangiza turagushimisha amashyi n'umudiho ibyuma bivuge cyane icyubahiro ni cyawe turagushimisha amashyi n'umudiho ibyuma bivuge cyane icyubahiro ni cyawe. So good. Hanyuma rero nkuko mubimenyere, hanyuma ngira ngo rero tugiye kuganira ku bikorwa naho muri kwerekeza muri iyi minsi. Ese ibikorwa mwabiteguye mute byo kutangira kuvuga ati ubu ngubu reka dutangire tujye muri programu y'umuziki? Abantu rero bamaje kubamenyera, wenda bumvishe ikiganiro cya mbere. Ubu ngubu nizere yuko turi kumwe na Elizabeth ndetse na Jeannette ntabwo itariza vuba ariko nzarimenya naryo. Hanyuma ubwo rero ngira ngo bizaba iby'igikundo cyangwa se bizaba byiza abantu mubahaye noneho umurongo muzima, dore ko noneho imbuga nkoranyambaga zanyu ziri gukora neza, bazijyaho bajya kuri YouTube channel ndetse bakaba bajya kuri Instagram, bakaba bajya kuri X ndetse bakaba bajya no kuri TikTok bakabasha kuba bababona. So noneho rero muduha umurongo bw'ibyo mugiye gukora. Harya mufite amarodi angahe? 2. Okay. Ngaho rero noneho muduha umurongo w'ibyo mugiye guhereza abanyarwanda n'ibyo bazakurikira. Abanyarwanda bafitiye ibyiza byinshi, harimo indirimbo, amavideo, byose. Umva turabararikira kudukurikira kenshi, tubafitiye ibyiza byinshi. Projet dufite harimo kubakorera amavideo, ibiganiro byiza biryoheye amaso n'amatwi. Umva mu biturekere gusa. Ase Jeannette kangwaza akabazo, umugabo wararirimba? Oya. Kubera iki? Ntago mbizi. Arabwiriza se? Oya. Kuririmba se arabikunda? Arabikunda. Hanyuma se umwana? Umwana we arabikunda cyane. Niyo ndirimba akunda kuririmba ni Dede? Oya. Akunda kuririmba iyihe? Ni twinshi cyane. Ni twinshi cyane. Arazikunda umwana. Okay. None se ubwazi ufite umwana w'imyaka ingahe? 5. None nitugaruka mu kiganiro uzamuza? Nta kibazo. Azaririmba iyihe? Ntago mbizi, zabiri ku mutima wazayiririmba. Niyo azaririmba. Yego. Okay, hanyuma rero umuhanzi w'icyamamare ukunda nyine uririmba indirimbo zahimbiwe Imana utari uwo mu Rwanda ninde?
utari uwo mu Rwanda nkunda uwo mu Rwanda nigeze numva umuntu arimo aririmba indirimbo y'abazamana bavuga ngo ni keke bwana harya bakita nde bakita ngo uriya muntu bamwita nde Nyarudindiri ngo kibwe kibwana ngo kibwe ngufu nawe wirinze ko ndibukubwire ngo yiririmbe uwo mu Rwanda ukunda nindeze ngira abanzi batatu bo mu Rwanda wemera tu uvuga utaba abantu baranarenze njyewe by'umwihariko nkunda Vestina na Dorcas. Hanyuma rero se gukunda Vestina na Dorcas cyane muri bo ninde wakoze ubukwe? Ni Vestina. Ubakundira iki se ubundi? Mbakundira ko umuziki wabo bawukora neza cyane. Babikora neza nkumva ndabakunze. Babikora neza cyane. None nawe wifuza gukora muri iriya management yabo? Kuri abakora. Indirimbo yabo ukunda ni iyihe? Nkunda indirimbo yitwa Isaha. Iki? Isaha. Isaha ngaho ririmbaho. Umva mwana wanjye nduwiteka Imana yawe nagambiriye kuza ahuri nkagukuramo uwo mwambaro w'ibizinga wambitswe n'ibihe maze ukirabura ukamera nk'udafite ingingo imurengera. Ntabyumvisha urayizi ngaho hereza mugenzi wawe. Ariko se none uko wifashe gutya byagenze bite? Uragira ngo ntakuririmbisha hari indirimbo yo mu gitabo uzi? Ndirimbo mu gitabo. Ni iyihe? Hari indirimbo ya 16. Ngaho tuyiririmba. Tuyirimbane unyobore twagiye none. Awa Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura. Kara mu cyaro bajyavuga ribamara we wako ni wakibagiwe. Kereka ari nkundi turi kuririmbana kakanya. None se twari tuvuze ngo turirimbane ukansiga. Nako naye kugashyiramo. Nuko uririmba ngaho tugende. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura. Komeza. Umutima ukomeretse niryo riwukiza ushongerera uhaza rirurushye. Ubwo ntabwo ngotoje abantu mumenye ko atari nge yari guhita avuga ngo ribamara we. None si wakibagiwe noneho? Ubwo ndakibagiwe. Amande rero yo kuririmba ku ndirimbo yanyu itari iyo nguyu yaririmbye irindi yacu niyo mande nyine nguciye kwa ko bibagiye kuvuga ngo ribamara we ngaho ririmba twumva. Nkwiriye gukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa imirimo yanjye ninamburwa umubiri Imana yose izayibuka. Imana izayibuka niwamburwa umubiri. So iyo ninde wayanditse? Jeannette. Wowe wanditse iyihe? Njye ntayirimo. Yarazanditse yarazizana turazigana dufatanya kuziririmba. Wese ko wowe nariko nawe hari izindi uri murategura? Ego. Okay, so good. Okay, none rero kugeza ubu umuntu avuze ngo umugamije iki cyangwa se murashaka kugera kuki mwamubwira iki? Turashaka gutera imbere mu buryo bwo kuririmba. Tugakora indirimbo nyinshi zifite nyine amavideo zigaragara. Zigaragara. So rero ngira ngo rero kuba dukurikiye
turi kumwe n'abantu babiri baririmba ari itsinda ariko nyine bashaka kugeza ku banyarwanda ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo rero kuri iyi channel yabo ngira ngo wajya ubaflowinga ugakanda subscribe, share ndetse na comment, ukanabashyigikira ugasharinga kugira ngo ibikorwa byabo bibashe kugera kure. Ni ukuvuga ngo rero vuba baraba bagejejeho video nziza ikoze neza imeze neza kabisa, nk'uko rero nyine iki kiganiro cyabo gikeye n'amavideo yabo azajya aba ari fresh cyane. Ngira ngo murabibona. So rero wenda tukiri mu kiganiro hari ibintu byinshi nyine abantu wenda bagenda bavuga urugendo rwanyu rw'agakiza, wenda turahera kuri wowe. Ese urugendo rwanyu rw'agakiza iyo umuntu aje muri industry ya gospel abantu bifuza kumenya amakuru ye, waduha amakuru ki kuri wowe make? Amakuru I think bafocus kuri nuze kuri kamera ye. Amakuru make nabaha kuri njyewe. Ureba hano muri kamera. Ndi umukobwa ukunda gusenga. Ni umukobwa. Kuririmba. Ubuzima busanzwe nsengera muri Anglikani. Bano muri korali. Yitwa The Pillars of Church, ab'inkingi z'urusengero. Ab'inkingi z'urusengero. Iryo zina ni naryiza. Ryandi rya mbere harya ngo tujye inama. Akandika tujya inama ko muri Kore de Dimanche. So hanyuma nibyo baba bakuziho nta bindi. Nibyo ngibyo. Okay. Ukunda kubwiriza? Ariko nyine biciye mu kuririmba. Hari umurongo se ugira ugufasha? Witwa ngo iki? Hari umurongo umfasha mu gitabo cya Yobu ibice 28. Umurongo 28. Ngo maze Imana ibwiye umuntu iti Hallelujah. Dore kubaho iteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hallelujah. Naye ndafashijwe. Yego. Hallelujah. Maze ibwira umuntu iti dore kubaho iteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Okay, so rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Ni ubuye butumwa mwageneye abantu? Urabaho ubutumwa na mugenzi wawe agira ubutumwa abagenera? Ndashimira abantu bose badukurikira. Mbabwira ko hari ibintu byiza byinshi tubafitiye kubagezaho, bajye badukurikirana cyane kuri channel yacu Jeannette and Elizabeth. Ubu mwaje nta gusinzira buri kwezi bazajya babonaho ibintu. Yego, twifuza ko twatera intambwe cyane. Ikiganiro, indirimbo, umuziki mushya, mu kuvanga amanuza mu injyana nshyashya ndetse no kuba mwabafasha kuramya no guhimbaza. Yego. Byose ubu babitege. Mwaje muje. Mubeshya abanyarwanda? Ntago twababeshya. Okay, so good. Hanyuma se nta bantu se waramutsa wanashimira wenda bagiye babafasha mu bikorwa bitandukanye kuri channel yanyu? Nambere ndashimira wenda ababyeyi banjye badufashije kuzamuka tukamenya gukorera Imana. Hari ujya mbwira ngo papa na mama ngo Budensiana ngo na Karori oya ababyeyi bimenye. Ntago bavuga mu mazina gusa ndabashimira. Nkashimira n'inshuti zanjye muri rusange barashyigikira katubwira courage mukomerezaho. Imana ibaha umugisha, n'abantu dukorana ku kazi nabo baradushyigikira. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Hahereza n'uwo rero agira yasuhuza ariko nibagirwa Sheri. Sheri wawe umwibagiwe ubwo warara he? Mbere na mbere ndasuhuza Sheri wanjye. Aho ari yumve ko musuhuje. Yumve ko umukunda. Ndamukunda cyane n'umwana wanjye. Ngasuhuza ababyeyi. Ngasuhuza abo dukorana. By'umwihariko kakawete wanjye. Yego kabisa. Ngasuhuza inshuti zacu zidukurikirana umunsi ku wundi. Abadukorera share, subscribe na comment, bose abadukurikirana ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Amen. Reka rero nanjye mbashimire. Imana ibamugisha. Ubwo rero bazagikurikirana kuri channel zombi, ari channel Abijuru ndetse ari na channel Jado Office TV Show ndetse na channel y'abavandimwe abanyamiziki kabisa, muzabakurikira. Imana ibahe umugisha, amahoro n'ubuzima. Turi kumwe.